Hello nshuti bavandimwe, amahoro y'Imana abe kuri mwebwe. Ndabashimiye cyane yuko ukomeje gukurikirana inyigisho mbatambukiriza hano. Hanyuma amazina yanjye nitwa Evangeliste Robert Victor nk'uko mumenyereye. Nyuma uyu munsi cyangwa se uyu mwanya ngiye kubamenyesha inkuru nziza y'uburyo ushobora guprovoka Imana igakora ikintu kuri wowe. Mu by'ukuri hari uburyo abantu bavuga bashobora kumvikana cyangwa se bashobora kubona igitangaza cy'Imana, ariko mu by'ukuri ibitangaza by'Imana bishobora kuboneka bitewe nanone nawe. Hanyuma rero niba ushaka nkubwira icyo kintu, kore like, kora subscribe niba utarayikoze wowe mushyashya, hanyuma ukore na comment numara kumva video ndetse una share link. Rero mu by'ukuri iri jambo ngiye kukwigisha uze kurifata neza wumve ko ari ihame. Hanyuma rero tugiye kureba cyangwa tunasome cyanditswe. Uza gusoma kuko njye mba nasomye mbere. Hanyuma ni mu kubara ibice 14, 26 ndetse kugera n'8. Haravuga ngo Imana ibwira Mose, nzageza kubana n'ubwoko bubi bunyitotombera. Ati baranyitotombera maze kumva kwitotomba kwabo kwinshi, atariko ubambwirira uti sinzabura kubagirira ibyo mwavugiye mu matwi yanjye. Byari bigenze bite? Kuvuga ngo Abisiraheli bari kwitotombera Imana bitewe n'ibyo bagendaga bahura nabyo mu rugendo rwabo rwa buri munsi bakoraga bava muri Egiputa berekeza i Kanani. Nyuma hari uguhura n'inzara, hari uguhura no kutabona amazi bayaboneye ku gihe n'ibindi, ariko birangira Imana irakajwe nuko bitotomba cyane. Kwitotomba kwabo kwari kwinshi, kandi nta nubwo bitotombaga kubera yuko babibuze cyangwa bumva ko byanze, kubera ko Imana n'ubusanzwe yari isanzwe ibibaha, ariko ntibagire imitima yizera yuko niba aka kanya bitaje batari bubibone. Bagakomeza kumva barakaye, bagakomeza kumva buri kanya imitima yabo barahoraga bavuga ngo Mose watuzanye gupfira hano, watuzanye ngo dupfire muri ubu butayu n'ibindi. Bakavuga ngo birarutwa nuko twari kuba twarigumiye muri Egiputa. Mbese bagakomeza bitotomba bijujuta, bivuge ngo urugendo barimo bumvaga nta kintu ruvuze bitewe n'utubazo bagendaga bahura natwo. Rero bavugaga amagambo mabi kubwo kutizera. Si uko Imana itakoraga, kuko si byari inshuro 1, 2 cyangwa 3 babonye amazi, babonye ibyo bashaka. Hari n'ubwo ngo yamanuye inkware n'inyama yazimanuraga mu ijuru ikabahereza bakarya bagahaga. Rero bo ntibigeze bagira umutima wizera, nubwo babonaga ibitangaza muri iyo nzira, ariko ntibigeze bakomeza kugira umutima wizera. Hanyuma bo baritotombaga cyane, bahura n'akantu gatoya cyane wasikiwe, ubundi Imana yatuzanye hano ngo twapfire. Bahura n'abami n'abandi babarwanyije mu rugendo rwabo, bakitotombera Imana cyane. Mu by'ukuri bakirengagiza imirimo ikomeye yagiye ibakorera n'ibyo yagiye banyuzamo. Ibyo byose bigatuma bakitotomba kubera kwibagirwa. Haleluya. Rero nawe muri ubu buzima hari igihe ibihe ucamo bikagutera kwitotombera Imana, ukarinda unavuga ngo ese navukiye iki cyangwa kubaho kwanjye bimariye iki? Ukumva ntacyo bikumariye, ukumva nyine uri umuntu uri aho ngaho ntacyo umaze. Ariko mu by'ukuri ikintu nakubwira cyo, bintu uvuga cyangwa uvugira amatwi y'Imana, Imana ibibyumva. Hanyuma kubwo kutizera kwawe rero bigutera kwatura amagambo mabi.
kandi icyo ni iki kibitera? Ni ukuba wibagiwe aho Imana yagukuye. Ese niki cyakunanira niba ufite aho wavuye? Niba uyu munsi umeze utyo, ukuze, umeze neza, ibyo ufite byose ubundi ni wowe wabyihaye. Dore ngo wakabaye rero ureba uko umeze cyangwa se ibitangaza wagiye uhura nabyo, hanyuma bikagutera kwizera Imana, bigatuma utavuga amagambo mabi. Bangu ibibazo duhura nabyo mu minsi iyo ari yo yose cyangwa se iminsi yose, ntabwo biba bikwiye gutuma twitotombera Imana cyangwa se ngo twitotombe. Kwitotomba kwawe uba uri muriyangiriza y'ibyiza byari bihari byawe. So rero Imana yo yarababwiye ngo Bisiraheli, sinzabura kubagirira ibyo mwavugiye mu matwi yanjye, intumbi zanyu zizagaraba muri ubu butayu n'ibindi. Kubera ko bo ibyo bavugaga nta cyiza cyari kirimo, bavugaga ko Imana yabazanye kugira ngo bapfire mu butayu. So rero hari igihe uhura na situation ukavuga ngo ndabona ngiye gupfa nta kintu ngisigaje, ubundi ubuzima bwaranze, ibibazo byabaye ruhuri, ugahora wijujuta ugatari ku Mana, ubundi umpora iki Mana? Ariko ubundi kutareba ibibazo ndimo ngo bikemure, ugakomeza watura ibigambo nk'ibyo. Ibyo bigambo rero ngo ntabwo Imana ibyishimira, kandi ibyo ngo ntibizabura kubaho rwose, ntizabura kukugirira ibyo wayivugira mu matwi. So rero bariya bo bavuze ibibi, ariko nawe wenda uyu munsi wavugaga ibibi, ariko icyo usabwa ni uguhindura. Ni ukuvuga ngo niba bariya baravuze ibibi ikavuga ko iri bubakorere, uvuze ibyiza nawe nabyo yabigukorera. So rero witoze kutavuga amagambo mabi mu gihe uri mu bihe bigoranye, ubwo witoze kuvuga amagambo meza. Itoze kuvuga ko utarwaye nubwo waba urwaye, itoze kuvuga ko kurwara atari ibyawe, itoze kubwira uburwayi ko atari ibyawe. Icyo gihe ngo uri kuvugira mu matwi y'Imana, hanyuma ngo izagukorera ibihwanye n'ibyo wayivugiye mu matwi. Toze kuvuga yuko utazakena, kandi niba uri mu bukene toze kuvuga yuko utari umukene. Uvuga ati ndi umukire nta kabuza, ntabwo nzigera nkena, ntabwo nzigera mba mu mubare w'abakene. Kandi mu by'ukuri wenda ubukene burakwishe, ariko Imana yo ibyo yivugiye mu matwi ngo nibyo ikora. Niyo mpamvu Imana ikora igendeye ku kwizera wagize n'ubusanzwe. Hanyuma rero ubwo kutizera wagize nako gushobora gutuma hari ibindi bintu bishobora gukorwa nayo, cyangwa se ishobora gukora. No kwizera kwawe gushobora gutuma hari ibyo ikora. Kwizera rero, izere ujye watura amagambo mazima, atura kuvuga ibinyuranye n'ibyo uri guhura nabyo. Niba uri guhura n'ibibazo byo kwangwa, itoze kuvuga yuko nta muntu wakwanga, nta wakurwanya ngo gushobore, nta wagukubita hasi, nta kintu gishobora kukunanira n'ibindi. Itoze kuvuga ibintu biri positive mu gihe uri mu bihe bibi. Nubyitoza ukajya ubyatura, ukabuza umutima wawe kurekura amagambo mabi yo kwijujuta no kwitotomba no kwivuga ukuri, icyo gihe uzaba utsinze, kandi Imana ntizabura gukora ibyo wavuze. So rero iyo n'uwisuzumanisho nyinshi cyane, uzajya ubona ibyo wivuzeho ari byo biba. Kandi abantu bakunda kwivugaho ariko bakivugaho ibibi. Iyo bagiye kwivuga ntabwo bivugaho ibyiza, bivugaho ibibi. Rero nubasha kunesha umutima wawe, ukaganza amarangamutima yawe, ntiwemere kwatura ibihuje n'ibihe uri kunyuramo, ukavuga ibinyuranye byabyo, nta kabuza uzayibona. Imana izakora ibyo uyivugira mu matwi. Ibyo uyivugira mu matwi rero ni ibihe? Ese uyivugiramo kuzarwara? Ese uvugira mu matwi yawe kuzakena? Ese uvugira mu matwi yawe ko icyorezo kizica nawe urimo? Ese uvugira mu matwi yayo yuko mushize murimbutse, amapfa yaje, imvura yabuze, ibintu bigiye gucika? Uvugira mu matwi yayo ko uzabaho nabi n'ibindi n'ibindi. Ibyo wivugaho wowe uzi uri kubyivugisha, ariko Imana yo ibi byumva. Hanyuma rero bivuge ngo byose n'akanwa kawe kabikora. Ni umutima wawe ndetse n'akanwa bifatanya bikavuga, bikagaragaza uwo uriwe n'ibyo
wizera. Irinde kuvuga ikintu kibi mu gihe uri mu bihe bibi. Irinde kwivugaho ko ibyo bihe urimo bizakwica cyangwa bizabagirira nabi. Irinde kuvuga ko ibihe byabaye bibi. Irinde kubivuga ubyivugaho, kuko ibyo ni uburozi uri kwizanira. Nyuma rero hazabaho ibyo wivugaho buri munsi. Ibyo wivugaho nibyo rero uzaba ibyo wivugaho. Niwivugaho neza uzabaho neza, niwivugaho nabi uzabaho nabi. Rero 90% ry'ubuzima ubayeho usanga ari ibintu tuba twaragiye twivugaho, usanga ari ibintu tuba twaragiye twiyaturaho. Irinde kwiyaturaho ikintu kibi. Nubwo waba ubona uri muri situation mbi, vuga ibinyuranye n'iyo situation igucamo. Imana niyo kwizerwa, izumva kuvuga kwawe cyangwa izumva kwizera kwawe, ubundi ikugirire ibihwanye n'ibyo wavugiye mu matwi yayo. Ubuntu bw'Imana bukubeho. Nitwa Evangeliste Robert, channel yitwa Ndi Umutsinzi TV. Niba utarakoze subscribe, rwose ndakwinginze yikore. Biroroshye cyane kuyikoraho, nta mafaranga bigusaba n'ibindi, no, wowe koraho gusa. Niba wari waranayikoze ukaba utarafunguye inzogera, koraho inzogera uyifungure. Ikindi ukore like, ukore na share, ndetse ukore na comment niba wumva inyigisho hari ikintu igufashije. Rero amagambo yawe reka abe ari amagambo ari positive, negative zihorere, kubera yuko nta kintu byakuzanira cyiza uramutse wivuzeho. Kugenda uvuga ngo uburwayi, rega ko indwara nyirwaye, ukagenda uvuga atazi ko nakennye, ukagenda uvuga ati kuzi ko abantu bose banyaga. Kugenda uvuga ibyo bintu nta kintu bigufasha, ahubwo bituma uba uwo nyine uri kuvuga. Rero ndabakunda cyane, turaza gusubira mu yindi video. Ndabemera muri abatsinzi kubw'ubuntu bwa Kristo yatuzaniye. Turi abatsinzi ndetse no kurushaho, turi kumwe cyane. Bye bye. Subscribe, comment, like and share if you are interested. Thank you so much.